ndagushuje wowe udukurikira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Manu. Iyi ni Fly TV. Iki kiganiro cyitwa Amahitamo Show. Ese wari wumva wicuza kubwamahitamo wagize uhitamo inshuti zawe? Tekereza neza, wibaze mu nshuti zawe ufite, urebe niba koko warahisemo neza. Ese mu nshuti zawe ufite niyihe igufitiye umumaro? Ni ya yindi ihora ikujyana mu bibi gusa, cyangwa ni ya yindi ihora ikugira inama yo kuva mu nzira mbi, ahubwo ikakuyobora mu nzira nziza? Tekereza neza, wibaze, umutima urahita uguha igisubizo. Gusa umenye ko ugifite andi mahitamo, wakongera ugahitamo ndetse ugashishoza. Ese mbaye nduhitamo, nahitamo kubaho ndi ubu? Ese nahitamo abantu turi kumwe ubu? Burya abantu bawe muragumana, uko byagenda kose muterana intambwe nyinshi muri kumwe. Niba ubona abo muri kumwe ubu atari ko bimeze, bareke uhitemo abandi mujyanye. Ndagushimye wowe uduhaye umwanya. Njye wumva nitwa Manu. Iyi ni Fly TV. Iki kiganiro cyitwa Amahitamo Show. Nkwibutsa gukanda subscribe, ukanda like, usharinga ibiganiro byacu n'inkuru zacu. Wibuka gusiga comment ku nkuru zacu n'ibiganiro byacu. Ndagushimye.